Nyiriye jambo umwana yakubwiye. Kubera ko tutari turi mu rugo. Buri bucya abandi bakajya ku ishuri barambajije. Gusa mama ko tudataha ntabwo tuzajya ku ishuri. Sibyo? Ihangane wirira. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, reka dutangire tubaha ikaze ndetse tunabashimira aho muherereye hose mwe mwamaze gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho. Nkomeza kwibutsa n'abatarakora subscribe kuyikora kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibiganiro byiza dushyira kuri Kigali News Channel. Wewe urayikoze? Njye narayikoze. Ariko mbere yuko nyikora nabanje kuyikora nka gatanu. Uruko ndebye ikiganiro nkora subscribe. Uri umuntu mwiza cyane. Rata abantu mukora subscribe mujye muyikora rimwe. Ntukayikore buri kurebye ikiganiro. Kuko iyo ukoze subscribe ukongera ugayikora nanone kuri channel imwe uba one subscribing. Ubu subscribing. Zimeze neza. Sha pore tu nta neza. Komera gasoba Kimironko ahani. Ahani Kanombe. Urambeshye. Ntabwo nakubeshye nese wanjye nibigeze uhaza Kimironko. Wigeze uhaza? Naho mperuka nyine warimutse ntambwira. Ntabwo nanze kukubwira ahubwo nabonaga ntashaka kubikubwira. Birangiye mageze. Birangiye uhageze. Ntabwo muzi ariko icyo nzi cyo namuketse. Namuketse kandi umuntu naketse. Niba narengana yihangane kuko sinabyikuramo. Ariko nta kibazo. Ni ikibazo nyine ariko nta kundi. Gusa umuntu wahakuzanye namuketse niba wamunkuramo ntiyamva mu mutwe. Niba narengana yihangane niba nanamubeshyira kuko nzi ko gukeka ariko kubeshya Imana imbabarire. Uzi impamvu se rero wanzanye? Telefone yawe ntabwo ari kwitaba. Kuvejo kuva ku cyumweru. Ntabwo nayitabaga rega hari igihe umuntu aba atimereye neza byo kujya muri telefone ga. Urarwaye se? Sha ntabwo ndwaye ariko uko meze no kurwara birangana. Ahubwo ndarembye. Urarembye? Nese bimeze bite? Sha mwana. Nari Kanombe murabigira twageze bari no kutwakira habe n'amazi. Ese ni nkwakiriza igishishwa cy'umuneke nariye karutaraza. Rizoburiye nona. Hari nari ibiri. Nese bizina bimeze bite ubuzima bumeze gute bugufasha gute? Sha subuga ntabwo ureba ukuntu ubuzima bumeze. Ntabwo ureba ukuntu ubuzima ubu ngubu bumeze. Uzuba imvura iguye. Twicaye mu nzu. Muvu wagutembana. Nese biza. Urumva turakorana bya buri munsi bihoraho. Haciye iminsi utanyitaba. Giti cyanjye. Ngo dukora akazi. Nta nundi nitabaga. Nta nundi bitabaga. Ize byakugendekeye gute? Sha mwana ni birebire. Ni birebire nahuye n'uruva gusenya. Mba numva ngiye nabuze naho mbihera mbibwira abantu tu. Nese ko ndi umuntu wawe wajye ubimbwira. Uri umuntu wanjye se niba uri umuntu wanjye utari nk'abandi ba YouTubers kubera icyo uzanye kamera. Singuciye wumva mu kazi. Ciye uva mu kazi se twari twarasezeranye kuzaza kundeba hano twari dufitanye gahunda. Twari twarasezeranye ako ntugasebe ngo nsubirishemo wumvise. Bwa ntukajya umwara ngo nsubirishemo ibyo wumvise. Niba umwaye jya uvuga uti nta kundi urampamije ngaho dukomeze.
none Seriza nyine mbwira bimeze bite Shamwa urumva nyine njyewe urumva njye nahuye n'ikibazo nagize umushyitsi ansura nsuye ashima ubushyitsi agiye no kugenda arabushimura ku buryo bugaragara. Iza ku makuru mfite ngiye barakwiye Kimironko Yego akwacaye iminsi nacumbikiye umuntu w'inshuti yanjye umukobwa ndamucumbikira ubundi yaje bitameze nko gucumbika yaje kuba gucumbika nyuma ariko ubundi yaje ari umushyitsi aransura mara iminsi ntacyo antwaye nanjye ntacyo mutwaye cyane ko njye nta n'ikintu mba nitayeho ntajya nkaza ibintu cyane byasaga nkaho nta ribi aransura bitangira ari ukunsura numvaga nta kintu bitwaye numvaga nta n'ikibazo biteza nyuma agiye kugenda agenda nyimuye kabisa. None Seriza Kimironko mu rugo ngenda haza aho baba nageze ahantu utuye uriya muntu kunzana njyewe nari mfite amakuru ko urumva nyine cyagiye bakwiba urabizi twakoze ibyo twari dushoboye muri kiriya gihe noneho njyewe nubwo wanguriye ameza ashaje ntabwo ari aya ngaya twaguze ni aya ngaya ntaya twaguze ya okaziyo ceceka wibihakana. none se mwoze Riza hariya Kimironko mu rugo ndahazi hari agateleviziyo hari agafirigo na firigo yari ihari hari akabati sibyo umuntu yarimutse ajyana akabati hari n'intebe n'igitanda umuntu yarimutse ajyana kubera ko impamvu ndikubajije umva ukuntu yabigenjeje icya mbere yabikoze ntahari kandi azi neza hondi azi neza ko ntari umuntu uri buhite nza uvuga ngo yabikoze nta gihunga nta nicyo yikanga arapakira cyane nk'umuntu twari tumaranye iminsi mu rugo yaranabyumvaga ko nta muntu watekereza ko anyibye umuntu wari wakabaye yagira icyo abitekerezaho ni nyirinzu kandi nyirinzu ntabwo twabanaga mu gipangu kugira ngo n'abantu bazi kera bahansura ntabwo nyirinzu twabanaga mu gipangu byabaye ngombwa ko bamuhamagara rero yaraza ahondi yarazi ibyo ndimo noneho hari ukuntu ubutekereza ati n'ubundi ni itariki yo kwishyura inzira ageze nta mpamvu yo kugira ngo amafaranga nyagendane cyangwa nzayashyire kuri telefone njya no kuyamwohereza rimwe na rimwe usange nta nayo gukata ariho cyangwa usange nanayakozeho reka nyasige ntabwo kandi ntabwo bwari ubwa mbere nyamusigiye nyirinzu yaza akayamuha cyangwa se yampamagara nkamubwira nijya mu rugo bayagure uvuga ngo banza ariyo yatezemo imodoka yimuje ibintu byanjye kuko baguhamagara twari kumwe Riza ariko nawe uramaze iminsi ngo none se ga reka nkubaze niba njyewe mfite iwanjye nkaba mfite abana urumva ga ndi umuntu wo kwicara mu rugo njyewe mfite icyo njya gukora ngomba kujya kugikora kugira ngo nabo bana babone ikibatunga. Seriza amakuru y'abana ntabwo nigeze mbabona shani meza tu bagiye ku ishuri ntabwo bagiye bihagaze bite se none se ga reka nkubaze nari kumenya mbashyira mu kihe kigo uretse yuko uretse icyo kuba wenda nta bushobozi na buke nari mfite bwo kuba navuga ngo reka abana bajye kwiga ubundi nari bubashyire mu ishuri ry'ahagana mbwiza ukuri nta mashuri se muturanye hano hafi none se hano hafi ndahatuye ndahagenda nk'uko umuntu agenda n'ahandi hantu aho ariho hose none se reka nkubaze ubu ndi kuhaba ndatuye ndahamye ubu se umuntu uncumbikiye mu kanya gato ambwiye ati njye ndimutse cyangwa se shaka aho ujya umvira ahangaha abana nkabajyana mu rindi shuri ni ukujya noneho bigaho buturaye none se Riza nyine ubu ngubu abana uri kubapangira iki shaga reka nkubwize ukuri buri muntu wese buriya abazi ibintu bye n'ukuntu abyakira n'ukuntu abifata ubwo rero ngiye kugeza ubu ngubu yego wenda ngize imana nabona ahantu nkura nkicara hamwe bakiga ariko nanone ntaho mfite ndacyari kwishaka kandi ndishaka ntibura ubu nta matera barayitwaye hari utuntu ndi gutekereza
uretse na ya matera na ka gasafuriya k'imikondo nakarangagamo inkoko baragatwaye sha none se Liza abana iyo abandi bagiye ku ishuri abana bo ubasobanurira gute ko bo batagiye ku ishuri? reka nkubwire ga umuntu buriya murabana cyane ukamumenya tu umuntu murabana cyane ukamumenya ku buryo umwana wawe uko byagenda kose yego nyine umwana ntihaburamo ka kandi k'ubwana ko kwicangamo akaba yakubaza nk'ibintu nyine bigutusha cyangwa buri kintu umusubiza ariko nanone nabo baba babireba situation ihari. none se ubwo nk'abana bazinduka bamwe abandi bagiye ku ishuri bo barazindutse mu gitondo babizi ko bagenzi babo bagiye ku ishuri ni irihe jambo umwana yakubwiye? kubera ko tutari turi mu rugo buri bucya abandi bakajya ku ishuri barambajije gusa mama ko tudataha ntabwo tuzajya ku ishuri buri kintu mbasubiza nyine hari ukuntu buri kintu usubiza umwana to ubuze ikintu babwiye nabuze ikintu mbasubiza nyine none se Liza ubuzima abantu tukuzimo nkanjye ngiye dukorana buri munsi hari ibyo mba nzi ubuzima abantu tukuzimo uri umusitari sibyo ihangane wirira ubu umusitari sibyo abantu bakubona wambaye neza sibyo abantu barakubona mu biganiro sibyo uburyo bwose kucyura n'ikibazo bacicika none se gareka nkubaze wahura n'ikibazo ukakibwira nde se gareka nkubaze umbwije nk'ukuri nko muri iyi si tu ubona ninde ubundi witaho kwizera biragoye kumubona ninde nyine witaho kwizera ku buryo wumva ko wahura n'ikibazo ugahita nuvuga ngo n'uwo wakizeye cyangwa wakagize icyo agufasha ntabwo uba uzi aho aherereye ni ukuvuga ngo kugeza kuri uyu munota umuntu uba wagira icyo agufasha n'uwakumvira ubusa ntabwo uba uzi ngo ninde ntuba uzi ngo wakumvira ubusa ninde ntuba uzi ngo wagira icyo agufasha ninde ubwo rero biragoye kuhita uvuga ngo reka ngire uwo mbwira wamenya ubwira ndetse abana bari ikindi abantu batazi ni ukuvuga ngo abantu b'abasitari muri make reka mbivuge gutyo tugira akantu ko kwihagararaho noneho ngewe ikindi uretse n'ako kantu ko kwihagararaho ngira n'akantu ko kugira icyizere byatari nkicara numva ko uko ibintu bimeze kose atari ngombwa ko mbisakuza kuko mba numva mvuga nti umunota ku wundi bishobora gukemuka life goes on bishobora gushira bishobora kurangira kandi bikarangira usanze warabwiye abantu bose ibibazo byawe n'iki barakunyujemo ijisho baragusetse ukagumiza nyine utekereza gutyo bigatuma nabyo byaba impamvu yo guceceka kuko hari nk'ukuntu uvuga ikintu bagahita bavuga ngo uriya nawe se none se uyu nawe byamubaho ni ukuvuga ngo ubu ni ugutangira bushya shaka gutangira bushya se ahubwo ni ugutangirira he se ahubwo ko njye ntatangiriro mbona biracyagoye ese abana bariheheza bari hanze aho ngaho nyine barimo gukina n'abandi nese ahantu ko nta gipangu gihari ngo uvuge ngo bari mu gipangu ko nta televiziyo ngo uvuge ngo baricaye bari kuyireba none nta mpamvu yo guceceka ngo wihererane ikintu sibyo shaga hari igihe ubona nyine nta ruvugiro ufite pe erega hari ikintu kikubaho ukabona nta ruvugiro ufite ibi bintu binabera isomo abantu babibone ko aribo bahindura abandi babi ubu se niba umuntu yarankoreye ibyo ngibyo nitwaga ngo ni umushyitsi waje ari umushyitsi bikagera aho ngaho bikaba ngombwa ko abana umucumbitse nkamucumbikira ubu urambwira ko nanabona umuntu nubwo yaba agiye kurara ku nzira nkamubwira ngo vayo ngucumbikire ntaba nzi ko ari bunabyuka akanyica Liza urabizi dutangira Kigali News Channel sibyo nta bantu twari dufite sibyo ubu ngubu hari abo tumaze kugira sibyo
reba ibihe urimo uyu munsi wa none sibyo nagufasha nk'umuntu wawe ariko bizi ko nanjye nta bitangaza ngiye gukorera ndabizi ko nta bitangaza ko ikintu ndi kuvuga sibyo ntawamenya sibyo we never know ntawamenya sibyo basigira ikintu usaba abantu nta kintu mfite cyo kuvuga ngewe ibintu biba byarandenze ngera aho ngaho nkumva mbuze n'ikintu mvuga gusa uzumva bishoboye hari icyo umutima w'umubwira tu azagira icyo akora ihangane bizagenda neza ariko bizahora ariko wari utwemereye kudutekera ubugari byarangiye byanze nanjye niririwe imineke uretse ko ngiye Imana izi kumpisha mu bantu nkomeza nifitiye ikibiri kinini bakagira ngo dore ikintu nsigaranye ni telefone na birete. Ufite birete y'umwana? Ubwo se yo ndacyayifite ubu ntiyatakaye mbona cyarandenze. Ndi kugendana indangamanota wa muntu. Wow. Mwana wanjye azi n'ubwenge. Afite amanota meza. Nuko life is so hard ariko afite amanota meza z'ubwenge. Dore yigaga muri P2A. Yigaga muri A na B. So guheruka mu ishuri yigaga muri A cyangwa muri B. Iryo ndimo wambajije iryo ndimo niba niga mu yihe ukareba ko nyizi. Iryo uri ubu ngubu urye n'irihe ni wa. Umva ni Z. Biza. Umura bizagenda neza. Reka ngo ukomeze nk'umuvandimwe. Iyi birete yibike neza kandi umwana azakomeza bizagenda neza. Ari nyine none se wavuga iki? Nta kindi twavuga, nta kindi cyo kuvuga dufite. Izanga ukomera rero. Ndakomeye kandi ndanashima Imana ko mu bibi no mu byiza dusabwa gushima cyane ku ijambo ry'Imana. Gukora ibidusaba tu. Biza. Ihangane. Ndihanganye.